Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Rimwe na rimwe hari igihe ibintu bikomera kubyumva ariko bitewe nuko abantu babyigishijwe. Uyu munsi rero nkaba ngiye kwereka ukuntu kubatiza abana b'impinja ntaho bihuriye na Bibiliya. Kubatiza abana b'impinja ntaho byanditse muri Bibiliya, nta naho bihuriye, kandi ni imigenzo y'Abagatolika igomba kwamaganwa kuko nta hantu na hamwe ihuriye na Bibiliya. Wari uzi ko nta Mugatolika Numwe Ubatije? Tugendera kuri Bibiliya, nta Mugatolika Numwe Ubatije. Kubera iki? Reka tubirebe. Ubundi umubatizo ni iki? Kubatizwa wihana ibyaha byawe, usoma ijambo ry'Imana ukaryumva, ugasaba imbabazi, ukihana ibyaha kuvuga ati sinzabyongera, sinzasubira kugira ngo ube umuntu mushya. Uko ni kubatizwa. None se wakwihana ibyaha ute? Ukabyicuza ute? Ukabisabira imbabazi kutazabyongera uri uruhinja? Ntibishoboka. Bibiliya itubwira ko ugomba kuba wihannye, ukanga ibyaha byawe, ukiyemeza guhinduka kugira ngo ubatizwe. Ntabwo rero ushobora kubatizwa nk'uruhinja. Niwe tujye kurara muri Bibiliya. Turebe Petero wa mbere 3:21. Petero wa mbere 3:21. Aya mazi mbabatirisha ni ikimenyetso cy'uko mukijijwe, ariko atari kuvanaho umwanda wo ku mubiri, ariko ari ukubaha umutimanama werekeye Imana. Iragukiza kubera ko wazukanye na Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo ubatijwe ubaye mushya, noneho ukajya mu bantu bafite gukora ugushaka kw'Imana aho gukora ugushaka kw'isi, kuko uri mushya muri Kristo. Ni ukuvuga ngo icyo kimenyetso cyo kubatizwa ntabwo ushobora kugifata uri uruhinja, kuko iyo uri uruhinja ntabwo uzi ibintu aho bigana. Turebe rero ibyakozwe n'intumwa 2:41. Ibyakozwe n'intumwa 2:41. Abemeye ubutumwa bwiza bose barabatijwe. Abemeye ubutumwa barabatijwe. Ni ukuvuga ngo uri uruhinja ntabwo ushobora kumva ibintu abantu bakuru bumva. Uruhinja ntabwo rwumva, uruhinja ntabwo ruvuga, uruhinja ntabwo rushobora gusoma ubutumwa cyangwa ngo rwakire ubutumwa busomwe n'umuntu. Icyo gihe abantu 3 bose barabatijwe. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubatizwe ugomba kuba ufite ubushobozi bwo kumva kuze bihagije ku buryo wumva ibyo ugiye gukora cyangwa ibyo wemeye. Ntabwo ushobora kubatizwa rero uruhinja. Ibyakozwe n'intumwa 8:12. Ariko bizeye Philip kubera ko yabahaye ubutumwa bwiza bw'ubwami n'izina ry'umwana w'Imana Kristo. Icyo gihe bamaze kwakira ubutumwa barabatijwe, abagore n'abagabo. Urumva ko nanone babwiye ubutumwa, barabwakira, barabwemera, bemera Philip ubutumwa yabahaye. Bamaze kubwumva, bamaze kubwemera, barabatizwa. Ni ukuvuga ngo kubatiza abana b'impinja byazanywe n'Abagatolika ntaho biri muri Bibiliya. Ntaho biri. Ahubwo ni inzira irimbura abantu. Nuko wakwibaza uti kuki twahera tubyibaza? Niyo mpamvu navuze natangiye vuga nti hari igihe abantu ibintu tutabyumva neza kubera ko tutabyitaho, kubera uburangare cyangwa se ubujiji, cyangwa se kubera kwiyemera, cyangwa kubera kugendera mu byo bita ikigare, ukagenda aho ibintu bigiye kandi byaratangiye udahari nk'uko tugiye kubibona. Ni ukuvuga rero ngo umubatizo w'impinja ukorwa n'Abagatolika ni nko gushinyagurira abantu kuko ubatanya n'Imana. Turaza kwenda ko umubatizo w'abantu utanya abantu n'Imana, kuko iyo bakubwiye ngo warabatijwe uruhinja ukuru wumva ko batijwe byose byarangiye. Niyo mpamvu najyaga nibaza kuki abantu badasoma Bibiliya ubwabo. Biri aho ngaho bigendanye n'impamvu abantu badasoma Bibiliya. Kubera ko urakura wagira imyaka 5, 10 bakubwira ngo warabatijwe. Ya. None ukumva bari kuvuga kubatizwa. Kavuga mu mutwe wawe nyine kubera ko uri babakisemo program ndabatije bita bimva ko uzi ijambo ry'Imana. Kuko nyine ibyo bintu byabaye utaratangira kugira ubwenge. Niyo mpamvu utumva
okay narabatijwe biri abantu barakora ibirirwa bavuga n'abasazi ko nabatijwe ubundi ndarwana n'iki nuko rero satani yinjiriye kiliziya insengero itorero ntibabimenya cyane cyane afatiye ku bagatolika reka turebere biterwa n'ikirego muri Hosea 4:6 baravuga ngo abantu banjye bicwa no kutamenya no kutagira ubwenge ibintu byose byabaye imyaka 2000 ishize ntabwo tubizi nuko ibyo tugenderaho nyine ni ukwizera Imana gusa ubundi tukabona Imana ituyoboye naho ubundi ibintu byose byabaye mu myaka 2000 ishize byose birahisha ariko Imana yatubwiye ngo nta gihishe na kimwe kitazajya hagaragara niyo mpamvu dutangiye kuvuga nk'ibi byo kubatiza abana b'impinja kuko abagatolika babihishe igihe kirekire ariko ubu ngubu mu gihe tugenda twegera igihe nyacyo cy'uko kugira ngo kujye hanze biri kugenda bigaragara ni ibintu biri kugaragara nawe utegeye amatwi kumvira ijambo ntabwo nyine bisobanutse ni gute ubatiza uruhinja ubatiza uruhinja kubera iki reka twinze noneho mpite mbikwereka ukuntu Kristo kuki Kristo niba yarazi ko bagomba kubatizwa ari impinja kuki atabatijwe ari uruhinja Kristo ubwe yabatijwe akuze ntabwo yabatijwe nk'uruhinja ni ukuvuga ngo ese uragendera kubatiza uruhinja ari ruto cyangwa se kubatiza nk'uko Kristo yabatijwe niki wakurikira urakurikiza uko Kristo yabatijwe cyangwa urakurikiza uko uruhinja rubatizwa icyo gihe biragaragara ko ukurikira uko Kristo yabatijwe Kristo ntabwo yigeze abatizwa nk'uruhinja ntushyiraho ikibazo kibaza kuki Kristo watabatijwe nk'umwana ngabatizwa nk'uruhinja ntubibona reka turebe rero kubatiza impinja byavuye hehe ntahandi byavuye abatari ukuntu babitekereje babonye ko nkuko tumaze gusoma abantu barigishwa ijambo ry'Imana bakaryumva bakarikunda bakaryishimira babona kugishimira bakabatizwa kubera ko bamaze kumenya ko ari ukuri babatizwaga ko bamenye ko ari ukuri noneho bakabatizwa noneho abagatolika bamenye ko abantu bose bari kugenda bakurikira ukuri baravuga bati ibi bintu tugomba kubihagarika byatangiye kera ariko noneho mu 1840 nibwo byakomeye baravuga bati abantu tugomba kuhagarika gute rero umubatizo ni ikibazo uyu mubatizo w'abantu bari kwiga ijambo ry'Imana bakabatizwa bagahinduka bakareka ibibi bakurikira Imana ni ikibazo turabihagarika gute niko nguko bazanyemo kubatiza impinja ko baravuze bati nitubatiza impinja bazajya bakura kumva ko babatijwe noneho bajyanwe mu isi kuko bibesha ko babatijwe kandi batarabatijwe bya nyabyo nuko rero kubatizwa kw'impinja kwaje mu bantu guhabwa intebe cyane cyane bigendeye mu Gatolika kugeza na n'ubu niyo mpamvu rero umugatolika umubwira ngo mubatije akaba yakubwira ati no bivuga ntabwo byumva kubera ko nyine ntabyumva kuko umubatizo waje ari kugira ngo bateshe agaciro umubatizo nyamubatizo w'abantu basomaga ijambo ry'Imana bakaryumva bamara kuryumva bakabatizwa bakaba mu bibi bakajya mu byiza nuko abagatolika baciye intege kubatizwa bahi ingufu abagatolika babatiza impinja reka turebe rero tugomba kubatizwa gute ubwo tubatizwa mu mazi noneho na roho w'Imana akatuzaho tukakira agakiza tukaba bashya muri Kristo ariyo tujye kureba muri Luka 3:16 Luka 3:16 ariko mbere yaho gatolika turebe kubyakozwe n'intumwa 2:8 aho Petero yaravuze ngo mwihane mubatizwe umwe muri mwe wari we wese mwihane kandi mubatizwe mu izina rya Kristo musabe imbabazi z'ibyaha byanyu kuko muzabona impano ya Mwuka Wera nuvuga ngo iyo ubatijwe kubatizwa mu mazi ubona impano ya Mwuka Wera mwihane mubatizwe urumva ko hano Petero nawe arabwira abantu mwihane mubatizwe ntabwo ubwira uruhinja mwihane ubatizwe ku ruhinja ntabwo rwumva uruhinja ntabwo rwumva kubera ko ruba akiri ruto rudafite ubushobozi bwo kumva cyangwa kuvuga binavuze ngo ntabwo ushobora no kurubatiza urarubwira gute ngo mwihane ntibishoboka ubatizwa gute rero mu mazi ngo tumaze kubibona reka turebe muri Luka 3:16 Yohani yarababwiye bose njyewe nkoresha amazi mbatiza ariko uzaza we ni ukomeye cyane nta nubwo ufite ubushobozi bwo kumufungurira imicumi y'inkweto ze azababatiza akoresha umwuka wera n'umuriro nuvuga ngo batizwa n'amazi ariko wazongeraho umwuka wera n'umuriro nuvuga ngo nyine iyo uhindutse ku ijambo ry'Imana ugahinduka
ukemeza gukurikira Imana, ukabatizwa na Mwuka Wera. Aravuga ko Kristo yibuke yatwiyandagiye, ariko ngiye nzabasigira Mwuka Wera ari we uzabakomeza. Nuko rero ubatizwa ugahinduka, ibyaha byawe byose ukabyirinda, ukavuga ati ndabyanze, noneho ugasinya kontra hagati yawe n'Imana ko wemeye byose n'umutima wawe wose, kuko Imana igushyiraho igitugu nk'iki isi gushyiraho. Imana ntigushyiraho igitugu nk'icyo isi gushyiraho. Imana usoma ijambo ryayo ukaryumva ubwawe muri weho, ni weho uvuga uti Imana ndemeye, ndakijijwe mpawe agakiza kawe, ijambo ryawe ndaryumvise ko ari ukuri, reka mbatizwe bo wabiteka nuko ukizwa. Ibyakozwe n'intumwa 10:47 baratubwira ngo ntabwo dushobora kwangira kubatiza abantu n'amazi baramaze guhinduka, baramaze kwihana ibyaha byabo, barakiriye Mwuka Wera. Warakiriye Mwuka Wera w'Imana, nta muntu ushobora kuza kubatizwa mu mazi. Nuvuga ngo wamaze ibyaha byawe byose kubishyira hanze ukabyanga ugacukubira nabyo, nta muntu ushobora kukubuza kubatizwa mu mazi. Nuko bimeze, urahinduka ugasoma ijambo ry'Imana, ugahinduka, wamara kumva uryumvise neza ko usanga mbari ukuri, wakira umwuka. Wamara kwakira Umwuka Wera rero sasa niho ugira inyota yo kubatizwa. Nuko iJambo ukabatizwa, ukaba mushya, ukitandukanya n'ibyaha kugira ngo ubugingo bwawe butarimbuka. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am